kuko yakunze umuntu n'ubundi ifite umugambi wo kuzabana nawe, ni nacyo cyamukuye mu ijuru aza mu isi, aza gucungura umuntu. Ndetse twagiye tubona Imana, Yesu yaje mu isi, yabaye mu isi imyaka isaga 33, ariko yabahabaye nta cyaha na kimwe yigeze akora. Niwe washoboye gukiranuka nk'uko Imana yashakaga. Ni nayo mpamvu rero natwe twabazweho gukiranuka kw'Imana tubiheshejwe na Yesu, nta ruhare twe tubigezemo. Nayo mpamvu tubwira abantu kugira ngo bizere Yesu, bizere gupfa kwe, bizere guhambwa kwe, twapfanye nawe, tuzukana nawe, ubu twicaye mu ijuru, turi mu buryo bw'Imana, turi kumwe nawe mu ijuru. Abantu rero nibave mu madini, mu byo barimo bave mu buyobe, bareke kugendera mu bigare by'abahanuzi, bareke kugendera mu bigare by'abapasteri babashuka, babazanira ibyacu bagamije kubarya ibyabo. Nibizere Yesu, babone ubugingo buhoraho. Icyo mvuga ni icyo nabaye cyo, gitandukanye n'icyo nari ndi cyo mbere. Nta gihe kinini gishize menye ubutumwa bwiza, maze nk'amezi agera muri 3 narindushye mbere yo kumenya ubutumwa bwiza. Nazerereye mu madini menshi atandukanye. Nabanjirije muri ADPR, mvamo njya mu macaci, mva muri ADPR njya mu macaci, mvuga ngo mu macaci kuva ndi umuhanuzi ngiyeyo kugira ngo nzabe pasiteri, ko mu by'ukuri nasanze atariho bakirizwe ibyaha. Ndagira ngo nk'urugendo rw'ukuntu wabaye muri ADPR, uko wabayemo, ubuzima wabayemo. Nabaye muri ADPR namazemo imyaka 6. Hanyuma nahabaye umuririmbyi, nahabaye umuyobozi w'amasengesho, nyobora urubyiruko. ADPR hagana ahubwo ni mu Nyakabanda munsi ya Alpha Plus. Nayoboye ibyumba by'amasengesho. Urumva narahabaye cyane. Narabaye umuntu kaze. Nari umuntu kaze, iyo bakumvisheho uvuga indimi barushaho kugukunda no kukugirira icyizere. Baravuga ngo ri kazoza iminewa ibintu byinshi cyane, abantu nyine barakunda bakakwizera, ugatumirwa ahantu hatandukanye, donc nyine ubufashwe neza. Hanyuma nuko mpaba gutyo ndahatinda, nza no kuhava rero ndi umuhanuzi. Ndavuga ni kuva ndi umuhanuzi, nta izi mpano zanjye ntago ari zo kwicaza hano, bamveteza. Ndavuga ni reka nigire mu macaci, nigira mu icaci niho hantu nzahita mbe pasiteri, nanjye nkaba umuntu nyine ukomeye. Nuko ngenda ntyo, ariko mu by'ukuri nagiye mu icaci ndahaba, naho mpageze ntabwo ugenda nyine ngo bagwite bakugira uwo mupasiteri. Bisaba igihe ukaba umukristo, ukageraho bakakubona, ukigaragaza, bakaguha kuyobora ibyumba by'amasengesho. Nuko nubwo buryo nagiye nzigura muri izo nsengero zitandukanye. Ndashaka kumenya, wenda tuvuge urumva ukiri muri ADPR, uri umuhanuzi, uri umuyobozi w'icyumba. Wenda tubwireho muri make ukuntu wari umeze n'uburyo umurimo wakoraga ukarushaho kwiyumva muri wowe. Mu by'ukuri iyo utaramenya ubutumwa bwiza, ubu nibwo mbyumva ahubwo, kuko mbere nyine numvaga uko numvaga guhwanye n'uko muri ADPR. Numvaga nyine ari bwo buzima, kuko numvaga ari bwo butumwa, kuko nibwo narinzi. Sinari nakigeze menya ubutumwa bwiza. Naragendaga nyine ndi muri uwo munyenga, numva ndi umuntu w'icyubahiro, numva ndi umuntu udasanzwe udakorwaho, numva kwicara ku gatuti bakanerekera agacupa k'amazi ahangaha, numvaga ari wo munyenga. Mbega nyine nari umukozi w'Imana, numva ntikoraho. Ndetse
wampamagara nari umuatuzi nyine wampamagara ntabwo nashoboraga gutega bisi kwari kugendana moto bakabanza bakohereza ya moto kugira ngo amavuta yawe ngo batamena amavuta bagombaga gushyigikira amavuta bagombaga gushyigikira amavuta nkagerayo urumva mu by'ukuri kuhagera warahageraga bitewe nuko babaga bakuzi ukumva ntiwavayo utabahanuriye ukishakamo ubuhanuzi niwe wabyiyumvagamo none se nijye wabyiyumvagamo hakabaho ubwo nyine tubanza gutera amakorasi umuntu agashyuha nyine ni nko kwicaginga hanyuma nyine ndashaka kubaza ahantu byavaga ngera ninzi ko ubwo nyine mu by'ukuri nta hantu biva kuko nta jwi wumva rikubwira ni ibintu witekerereza ukareba umuntu ukavuga tuzabona ibi n'ibi Imana izaguha akazi Imana izaguha imodoka Imana izakugira gutya bitewe n'uko umubona n'uko yimereye nyine ugashyira aho ngaho wenda ukavuga ngo Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ubyitirira Imana wenda wagirirwa ubuntu bikazahura nabyo bitambuka bigenda akazaguhamagara ati mukozi w'Imana wari urimo umukozi w'Imana ahubwo ni wowe agahita yohereza ituro none se ubwo iyo byangaga wenda tuvuge urugero rwano n'umuntu ntibisohore ubwo nyine yakomezaga gutegereza yumvaga ko ari amasezerano atarasohora cyangwa se mwanahura akamubwira ati ubwo wagenze nabi witwaye nabi mu kigeragezo indimi se zavaga izo ndimi n'iz'umuntu yihimbira ntabwo ari indimi uhabwa ntabwo ari umwuka uvuga ngo wuzuye umwuka ntabwo ari umwuka ni ibintu nyine biza gutyo kumva bikuguyeho biraje by'imyuka urepeta gusa byigeze bitangirira nari ndi Kicukiro Saint Joseph muri Niboyi hari icyumba cy'amasengesho cy'urubyiruko tujyayo hanyuma ukabona nyine abandi baruzura umwuka wera byibura nawe ugapfa kuzamura udutugu nyine ngo babone ko nawe uri umunyamwuka ugapfa kuzamura hashira iminsi ukomeza kugendana n'abo bahanuzi nawe bagera ahandi wenda mugiye gusura nk'icyumba cyo mu Gatenga bakuzura umwuka wera nawe ugapfa kugira gutya ngo wumve nyine ko hari akajyamo byibura uko bizamura gutyo abantu batangira kuvuga batari kuriya nawe banza ari umunyempano uriya nawe banza ari umuhanuzi gutyo naho imyuka mibi igenda ikurira nyine ukajya ugenda ugeraho noneho ugatangira kwivugishwa mu ndimi ukazageraho kavuga utari ko nderetswe ndabonye ntacyo ubonye ukazageraho kavuga mu birimi bitumvikana utumwumva uko Uwiteka avuze nta Mana ikubwiye mu by'ukuri naho nyine Satani yicira abantu wicara gutyo mu gihe kingana gutyo ubeshya abantu uri umuhanuzi urimo uratubura muri make naratubuye nisha abantu narabaroshye ariko ubu ngubu nyine nibwo numva icyo nabakoreye ariko nanjye mu by'ukuri nari nzi ko ariko bigenda nzi ko ariko kuzura umwuka wera ariko mu by'ukuri nta mwuka wera ni ibintu biri aho by'imyuka igenda mu kirere ishyeshyenga abantu iyobya abantu gusa kugira ngo izabatsinde izabarohe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ni uburiganya ni sisitemu ya shitani mu by'ukuri yubatse ibabohera ahantu abantu nyine batwarwa n'ubuhanuzi kandi uzarebe abantu benshi bakunda ubuhanuzi ahantu bagiye ari mu cyumba cy'amasengesho iyo badahanuye bavuga yuko icyo cyumba nta mwuka wera w'Imana uhaba ndetse badakoreshwa n'Imana ariko aho geze bakajya mu mwuka bakasirimba cyane bakuzuzwa baravuga batahari ahantu hari amavuta ahubwo tuzahasubira aho rero niho shitana yicira abantu akabatwara ubwonko n'ibitekerezo bakumva ko bakahura muri ako gahugi ariko mu by'ukuri aho ngaho niho hari umutego ukomeye cyane wa shitani ariko turi hano kugira ngo dusenyere shitani n'abadayimoni n'ingabo ze ndibaza kumva ubaye umuntu wakoze akazi gakomeye cyane nakita akazi wari wishakiye ndi kwibaza ku kintu kimwe ese nk'icyo gihe iyo wabaga bagutumiye nk'ahantu wapangaga iki wagenda gute wabaga wateguye gute mu by'ukuri kwari ugushaka nyine ijambo bahagurukiramo bakajya mu birere kugira ngo ubone ubuhanuzi
ijambo mbese ukuri waragiragaho karitegura cyangwa riteguraga mbere bo wariteguraga mbere kwari ukuritegura mbere ugashaka ukavuga uti kuko umutima w'imbabazi w'Imana yacu nibyo bizatuma umuseke ugutambikira tumuseke ugiye kugutambikira bantu bakajya mu birere ngo haleluya haleluya abandi bagutambikira mu bibazo byawe ugiye gutambikira muri cya kigeragezo cyari gihari ngaho ugatangira uti wowe hari icyo mbonye uti museke uragutambikiye uti mbonye ibyari bikuri imbere Imana ibikuyeho naho ngaho kandi ukavuga ibya bindi bibabaje umubiri mu by'ukuri hari ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi n'ubundi umuntu abasanganywe umuntu wese tuziranyeho twese nta kindi rero ni icyo kuvuga ko Imana iguhaye ibiryo Imana irakwambitse Imana ikurije indege dore ko abantu bakunda kurira indege wabona afite igikuriro wabona yambaye neza Tawo ariko ndabona ugiye hanze ese ko nta muntu ndabona mwahanuriye cyangwa bahanuriye ari umuntu uciritse cyane ngo namuhanuriye kujya hanze ntago bikunda ntago babiguhanurira kandi udasa nabyo urumva nyine ni ikikwereka ko bakoresha ibyo bareba uko amarangamutima uko bakubona ntabwo bahanura si biturutse ku Mana babwirwa n'iyahese nta Mana ivuga nta Mana ivugira muri bo kuko ntabwo ari Imana ikoreramo Imana ikorera mu bayizera bizeye imbaraga z'umusaraba wa Yesu gukorera komeje uratura muri ADPR wigomiramo wamaze mu gihe kingana iki muri ADPR namazemo imyaka irenga 6 uri umuhanuzi ndi umuhanuzi mbaye njya no mu macaci uri n'umuvugabutumwa nzerera mu byumba by'amasengesho ahantu henshi hatandukanye mu icaci rero tubwira urugendo rwo mu icaci birangiye bigenza urugendo rwo mu icaci ho ni habi cyane ahubwo ho ni mu mirambo gusa uruburizo nibe no muri ADPR bagerageza kugiramo bimwe batinya ariko ahandi ho baba basa n'ababiziruye iyo bagezaho rero nuko wasagura muri ADPR ahubwo iyo ugeze mu icaci birahinduka ukaba mubi kurushaho noneho ugatuburira abantu nta nicyo wikanga utanatinya no gusambana kandi ahandi ho wabitinyaga ubwo rero ho rwose umera nk'uhawe uburenganzira nuko abantu rero bakakuyoboka kuko ara wasambanye nyine araza ukamubwira ibitangaza ni nayo mpamvu akenshi uzabona amacaci menshi afite abayoboke kuko uva gusambana no kwiba uva gusinda ukaza ukamubwira ngo Imana iragukunda ngo uzajya mu ijuru uzabona imigisha iyi n'iyi abantu benshi rero batwawe n'imigisha baryohewe n'iby'isi baryohewe no kuvuga ngo ubonye vewiti ubonye inzu ya etaje igeretse kangahe abantu benshi batwaye amasezerano y'amahuri atazanasohora mu by'ukuri turabwira abantu kugira ngo bakanguke bumva ubutumwa bwiza aho bari ni habi basezeranijwe ibintu bitazasohora batazigera banabona turagira ngo dukangure abantu rwose bakanguke ubwo buzima bwose wabayemo wumvaga umutima wawe wenda tuvuge kuko urumva wabanje kujyaho ugira ngo ukizwe ugereho bigira iby'umurimo wawe cyangwa wihaye ndibaza wumvaga umeze ute mu bijyanye no kuba wakiranuka nanjye nari naratangiye kurambirwa cyane ko nanjye hari ingeso z'ibyaha zari zarananiye urumva nagezeho nkajyamo inzoga ndi umuhanuzi nkasambana ndi umuhanuzi nakoze ibyaha byinshi kandi nitwa ko ndi umuntu w'Imana cyane rwose cyane ko rero nanjye nagezeho nkabyatura bikanga nkabyatura bikanga nkatura mu gitondo nkongera nkabisubiramo nkava ahangaha ngeraho ndabirambirwa ndavuga ntereko rero ndabona n'ubundi ndabyatura ntibiveho n'ubundi ngiye kubireka bizaciye rwagaciye ndabyihorera nkakomeza nkakora ibyitwa ngo ni umurimo w'Imana nanakora n'ibyaha byose nkacangacanganya nuko ari nk'ahantu hamwe na hamwe abantu bajya gusengera kugira ngo bagire ikintu gihinduka mu buzima bwabo ni nk'ahantu barasengeye nagiye Kanyarira nagiye Kizabonwa nagiye mu Buvumo nagiye ahantu henshi nagiye mu Mashyuza nagiye ni henshi cyane ni henshi aho hose wajyaga ugiye gukora iki aho hose najyagayo ngiye gushaka amavuta mvuga ngo niho Imana iri mvuga ngo niho ibisu urumva nk'uko iyo wagiye ahantu nk'aho wazamutse iyo misozi hari ababyita ngo bavayo barcyaye
ngo bambaye izindi mbaraga kavuga bati mvuye kanyarira ndarebayo meze neza ndi mu mwuka ndi mu mavuta ubu duhuye byahita bisohora mu by'ukuri ukava mu buvumo ukagenda ukamarayo iminsi nk'ibiri uri wenda ari nk'icyangugu abantu bazi ko icyangugu habayo abanyamasengesho batyaye kavuga bati kuva mvuye icyangugu wagera mu rugo abantu bakuzura mu rugo bati duhe ku mavuta ukuye icyangugu ariko mu by'ukuri wabaga ukuye y'uburozi ahubwo abantu bagiye kubaroga uburozi ahubwo azanye ibintu bishyashya yego ukazana ibintu bishyashya nyine abantu bakaza bagatwara ku burozi ni nko kuva ikuzimu ni nko kuva ikuzimu uvuye gushakayo ibyo ubaha nyine ubicisha mu by'ukuri twaroza abantu ariko iki ni igihe kugira ngo tubwize abantu ukuri kujya hagaragara ndagira ngo nkubaze wenda iyo uvuga ngo waroza abantu cyangwa abantu babwirije ubutumwa bubi birumvikana ako nibwo burozi bwa mbere nakita kari bubi yego ni nk'iki kuri ubu ngubu wowe ufite muri wowe nyuma yo kugira ibikomere cyangwa kugira urumva ufite ikibazo cy'abantu wangije ni nk'iki wifuza kuri ubu ndifuza ko abantu bamenye ubutumwa bwiza okay ubwo tugiye twinjira rero mu gice cya kabiri cy'ukuntu wamenye ubutumwa bwiza witwaga umukiranutsi kandi udakiranuka yego ukaza kuba umukiranutsi yego rwose nawe ariko twinjizamo namenye ubutumwa bwiza bunsanze ahantu n'ubundi nari nagiye gupfunyikira abantu bagutumye aho natumiwe ahantu mpageze nsanga yabera nsanga y'abatagatifu ndahagera baranyakira bati rumva iyo uhageze babanza kugupresenta twakiriye umukozi w'Imana uturutse aha n'aha aho hantu mu by'ukuri nari ntuwe nanajyayo bampagurukije nyine abantu bakoma amashyi nyine bizeye ko babonye ubuhanuzi nyine uyu munsi hari ibihe byiza njyayo baranyakira nuko mvuga ubutumwa ariko mu kubuvuga ariko nsubiye hasi bamaze kunyakira bakwakira nyine nk'umuntu ugeze mu iteraniro bakira nabo bakiranutse babanje kwakira jewe nyuma bakurikiza abakiranutse wabanje urabwiriza nari ntarabwiriza kwa kundi ko kuguha ikaze hanyuma bamaze kunyakira bakira abo bakiranutse baravuga bati twebwe turabera turi abakiranutsi barabihamya bahamya abo bari bo utangira kuvuga ati abantu buri ariko ndibaza kugira ngo umuntu avuge gutya kugira ngo umuntu avuge ko ari umukiranutsi ari uwera kandi ngende n'umuhanuzi bite aba ntarabivuga sinabyumva neza noneho mbaza umuntu twari twicaranye ndamubaza ariko aba bantu nabera gute ubwo nabazaga nyiri urusengero ni urw'umumama ariko rwayoborwaga n'umugabo umumama twari twicaranye arambwira ati abangaba ni abantu binyigisha inyigisho zayobye none se bageze hano gute ati nibo bizanye nkomeza rero gukurikirana iryo zina ry'abera nkomeza kurikurikirana noneho cyane cyane ko bari banihamirije ko bari bihamirije uburyo ari abera ari abatagatifu ari abaziranenge ari abatagawa mu maso y'Imana nshaka kugira ngo menye uburyo batagawa nshaka kugira ngo menye uburyo ari abakiranutsi undi baza kundusha amavuta noneho baranyakira ndagenda ndabwiriza ariko ikintu cyantangaje niwe wabanje cyangwa niwe wabanje nigewe wabanje kuko bo nta nubwo bigeze babakira kuko namaze kubwiriza bavuga yuko ari abantu baje kuzimya umwuka w'Imana muri iryo teraniro ndetse banasenga bagasenga batokesha ndetse banabaza ibibazo ku byo batubumvishe bivugwa bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana bakabacecekesha bakababwira bati mwebwe nibuceceke ibibazo byanyu muzabishakira undi mwanya muze kubibaza ikindi gihe hanyuma rero ngeraho ndabwirije ariko urumva kubera ubwiza buke w'Imana wari watashye muri iyo nzu nangerezo yangira katika uko nahanuriraga abantu sinongeye kubahanurira numvaga ufite ubwoba numvaga mfite ubwoba
numvaga afite ubwoba ndaza ndabwiriza mbwiriza nyine biraho ariko ubwo nasiganwaga n'iminota kugira ngo njye kuyicarira donc urumva nicaye ntahanuye abantu batungurwa n'impamvu ntahanuye kandi bari banyizeyeho ubuhanuzi batangira rero gusenga bacyaha bavuga batabangaba nibo binjije imyuka mibi baturoze bo ndabwiriza rero ndangije njya kuyicarira hanyuma nsohokana umwe muri bo ndamusohokana ndamurembuza mujyana hanze ndamubaza nti niko mbwira gute muri abatagatifu gute muri abaziranenge gute muri abakiranutsi ajya rero yambwira abarivu mu by'ukuri hanze twahamaranye nk'umunota umwe ambwira uburyo ari umukiranutsi ambwira uburyo Yesu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu uzamwizera gusa ahabwe ubugingo buhoraho umunota umwe kandi wajya kubisoma arambwira ati ibingibi nibyo byaduhinduye abana b'Imana nyakuri ati ibingibi nibyo byaduhinduye abatagatifu ndamubwira nti noneho reka twe gutinda hanze turaza kubivugana dushoje unsobanurire neza amakuru y'ibyo bintu tuba dusubiye mu iteraniro hanyuma rero barabwiriza tuza kugira umwanya wo gusoza dushoje amateraniro turazamukana noneho rero tuzamukanye nibwo bansobanuriye neza bansobanurira hari umuririmbyi twajyaga turirimba tuvuga ngo yazize ibyaha byanjye ngo yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye iyo ndirimbo barayiririmbiye numva ibaye nshyashya ndavuga ndetse koko ubundi Yesu yaba yarazize iki ntangira kumva noneho icyazanye Yesu mu isi ntangira kumva uburyo Yesu yacunguye abantu barabinsobanurira barambwira bati kandi icyazanye Yesu kwari ukuza gucungura umuntu Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwawe arapfa arabambwa noneho ntangira kumenya noneho uburyo jye nabaye umunyabyaha ntangira kumenya aho nanduriye mu by'ukuri sinarinze aho nanduriye sinarinze aho nabereye umunyabyaha mu by'ukuri kwari ukugendera mu kigare nkavuga nti ubwo nasambanye reka mpamagara umuhanuzi mugenzi wanjye mwaturije kuko ntabwo nashoboraga no kwaturira undi muntu utari umunyamwuka kuko jye nari umuhanuzi numvaga ko ni naturira umunyamubiri ntazajya kumubwiriza nkavuga reka nshaka umuhanuzi mugenzi wanjye mwaturije mu by'ukuri ubwo noneho ntangira kumenya intandaro y'ibyaha y'icyaha umuzi w'icyaha uva barahansobanurira ndahumva bambwira uburyo nanduriye kwa Adamu kwa Adamu se numva uburyo Imana ivuma Adamu nanjye nari mvumiwe muri we ibyo bintu birantangaza ndavuga se koko niho nanduriye niho nangiye umuvumo w'inko kumbi ngenda menya yuko mfite umuvumo w'inkomoko numva yuko ntabaye umunyabyaha kuko nasambanye ntabaye umwicanyi cyangwa umurozi kuko aribwo mbikoze ntangira kumenya icyaha icyo ari cyo n'ikindi icyo ari cyo nuko bagenda rero babinsobanurira neza ntangira no kumenya uburyo gusambana no kubeshya no kwiba no kuroga yuko ari imbuto z'icyaha ahubwo numva izi imbuto z'icyaha nizera mu kindimo ziriho zirakomoka mu kiri muri jye numva niba voka zishobora kwera ariko ziriho zirera ku mashami ziva ku rurabo ariko mu by'ukuri voka nyirizina ikomoka mu giti numva rero umuzi w'icyaha uri muri jyewe numva ibi ngenda nibonaho ahubwo n'imbuto z'icyaha barushaho kugenda bansobanurira mbasaba kuzajya kubasura aho bateranira barambwira bati ni karibu kuko numvaga muri uwo mugoroba bitaba bihagije njyayo njya kubasura aho bateranira ariko ngenda mfite ubwoba njya navuga nti none aba bantu
biyita abakiranutsi baba ari abapfumu baba ari abarungi baba bakorana n'izindi mbaraga z'umwijima genda mbabaze se ubu mukorana se n'izihe mbaraga bati twe turi abakiranutsi twizera amaraso ya Yesu turi abana b'Imana bidasubirwaho twacungujwe n'amaraso ya Yesu kubw'ubuntu bwe hanyuma njyayo ngiyeyo ntabwo nongeye gusubira mu macacu kundi nahise ngumana nabaho ngaho menya uburyo nabaye umunyabyaha menya uburyo Yesu yaje kumfira kancungura kuva ubwo kugeza n'ubu ngubu ndiho kubw'imbabazi z'Imana ndiho ndi umuziranenge ndiho ndi umutagatifu ndiho ndi umukiranutsi ndiho nzajya mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo ndaho ngaho nabaga mfite ubwoba mvuga ngo mpuye n'impanuka ariko nyiraho naravugaga n'ubu ngubu kandi mu by'ukuri pe uburyo abantu bakiri mu madini bayobye iyo uhari uba wumva yuko wenda nujya gupfa uzagirirwa hari nka chance ugahura na pasteur akaza kugusengera cyangwa se ugahura n'abantu bakaza kukwatuza ibaze nawe ahantu uvuga ngo uzajya kwatura nujya gupfa n'ubundi ubugenda utariho ubugenda ubeshya abantu ndetse nawe wibeshye ubu uraho ngaho nta byiringiro ufite ni nayo mpamvu nyine nta n'ibyiringiro ubuha abantu kuba ari ukubabeshya gusa niyo mpamvu tubwira abantu kugira ngo nibave mu rupfu ahubwo baze mu buntu reka mbabwire rero uburyo umuntu agirwa intungane umuntu aba umutagatifu atabigizemo uruhare mu by'ukuri menye ubutumwa bwiza nk'uko Imana yamvumiye muri Adamu nkaba umunyabyaha ngacirwaho iteka mu by'ukuri nta ruhare nabigizemo ni nako nabaye umukiranutsi ntanabigizemo uruhare ni nako Yesu gukiranuka kw'Imana nakubazweho nabazwaho gukiranuka kw'Imana nta gukora kwanjye kurimo nta cya 10 n'amaturo bihagendeye nta mafaranga nta kuvuga ngo zana ubutunzi bwawe ngo tubushyiremo hano ngo barwaho gukiranuka ni impano y'Imana nahawe gusa nizera icyo Yesu yakoze barwaho gukiranuka kw'Imana rero turabwira abantu kugira ngo abantu nibabyumve twateranye n'abantu benshi ndetse twagiye mu magurupe menshi atandukanye abantu nibave mu buyobe nibizera icyo Kristo Yesu yakoze twabaye abanyabyaha tubikomoye kwa Adamu kuko niho twanduriye Adamu akimara kurya ku rubuto yabujijwe n'Imana icyo gihe umuvumo wari umujeho ni naho natwe twabereye babitubera abanyabyaha ariko Imana kuko yakunze umuntu n'ubundi ifite umugambi wo kuzabana nawe ni nacyo cyamukuye mu ijuru aza mu isi aza gucungura umuntu ndetse twagiye tubona Imana Yesu yaje mu isi yabaye mu isi imyaka isaga 33 ariko yabahabaye nta cyaha na kimwe yigeze akora niwe washoboye gukiranuka nk'uko Imana yashakaga ni nayo mpamvu rero natwe twabazweho gukiranuka kw'Imana tubiheshejwe na Yesu nta ruhare twe tubigezemo na mpamvu tubwira abantu kugira ngo bizere Yesu bizere gupfa kwe bizere guhambwa kwe twapfanye nawe tuzukana nawe ubu twicaye mu ijuru turi mu buryo bw'Imana turi kumwe nawe mu ijuru abantu rero nibave mu madini mu byo barimo bave mu buyobe bareke kugendera mu bigare by'abahanuzi bareke kugendera mu bigare by'abapasteri babashuka babazanira ibyacu bagamije kubarya ibyabo nibizere Yesu babona ubugingo buhoraho ntabwo ubugingo buhoraho bubonerwa mu maturo ubugingo buhoraho ntibubonerwa mu gukoropa insengero ubugingo buhoraho ntibubonerwa mu kwiyiriza amasengesho y'iminsi 7 ntabwo ubugingo buhoraho bubonerwa mu kujya kanyarira na kizabonwa ubugingo buhoraho bwo Yesu gusa ukabubaye umuziranenge ukabubaye umutagatifu ibyo byonyine nibyo biguhesha ijuru byo wizeye Yesu Kristo yego rwose
Okay, reka tugushimire cyane niba nta kindi kintu twongeraho ariko ngira ngo warukomeje. Icyo nakongeraho ni ukukangurira abantu kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Yego. Bareke ikindi kintu nabonye gikomeye cyane cy'umutego wa shitani, baragenda bakabashyiriramo ibisirimba. Abantu bagasirimba ariko mu by'ukuri ni ukubica mu mutwe. Abantu nibasoma ijambo ry'Imana bumve icyazanye Yesu mu isi. Ese Yesu yaje gukora iki? Yesu yapfiriye iki? Abantu bakavuga ngo Yesu ngo ijuru rirakorerwa. Ijuru ntabwo rikorerwa, ijuru ni ubuntu. Niba Imana yararemye isi, ikarema ijuru n'isi n'ibiyiriho byose, ikadendeza inyanja, ikarema umuntu, ni iyihe nkunga Imana ikeneye ku muntu? Ni ubuhe bufasha Imana ikeneye kugira ngo umuntu ajye gusapotinga Imana? Nibumve ko ijuru ridakorerwa. Ijuru ni ubuntu, ni impano y'Imana. Ijuru ntabwo wabona icyo rigura, ijuru ntiwabona icyo utanga, ntiwabona. Ijuru rirahenze, ni ikintu umuntu atagura, ni ikintu umuntu atabona aho ashakira. Ni nayo mpamvu Imana yahisemo kuritangira ubuntu. Turabwira abantu rero kugira ngo bakanguke, bareke gukomeza kuyobagurika, bareke gukomeza gutwarwa n'amadini, amadini areke gukomeza kubashuka, bareke kurusha kugenda babashyiriramo umuziki w'ibisirimba, ukagenda ugasirimba, ukabyina, icyuya kikaza, ukava aho ngaho wabyinnye, ukavuga ngo uri mu mwuka, ngo ucyuye amasezerano. N'ay'ibihuri ntabwo yari amasezerano, ariko mu ijambo ry'Imana niho Imana ivugira. Mu ijambo ry'Imana Imana iravuga, mu ijambo ry'Imana Imana itanga amasezerano. Kandi uhaba wizeye udafite ubwoba bw'urupfu, ufite ibyiringiro bifite ubugingo yuko impanda y'Uwiteka nivuga uzazamurwa tugataha. Ubu turi hano dutegereje yuko uwanyuma niyizera turi buhite dutaha ubwami. Kandi abantu nimukanguke, muve mu buyobe, muve mu buyobe bw'amadini, muve mu buyobe bw'abantu, muve mu buyobe bw'abahanuzi, nimukanguke. Ijuru ntabwo rikorerwa, ijuru ni ubuntu. Rwose nicyo twabwira abantu. Icyo twabwira abantu twayobeje, twarababeshyaga, twarabashukaga, ariko natwe tutiretse, natwe ntabwo twari tubizi, natwe ntabwo twari tuzi ibyo turimo ibyo ari byo. Tubimenya aho tumenye ubutumwa bwiza. Imana ibagirire neza. Imana ishimwe ku bwa byose. Gusa nagira nti abagukurikirana, yaba abashuti bawe, yaba abantu mwagiye mukorana mu murimo, yaba abahanuzi bagenzi bawe, bazireba iki kiganiro nabo bibaze koko mu by'ukuri niba ugukora kwabo ariko kuzabahesha ijuru, cyangwa imbaraga bakoresha hari aho zabageza kugira ngo babone ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri nta nicyo bizabagezaho, kuko nabo ubu bariho barakora bashaka kugira amatitire akomeye, bariho barakora bashaka kugira ngo bamamare, bariho barakora bashaka kugira ngo bakore ibitangaza nabo amazina yabo yegere hejuru. Mu by'ukuri nabo bagira ijambo mu bandi, ariko mu by'ukuri ni ukwiyobya abantu, ndetse nabo ubwabo ni ukwiyobya. Kandi harimo n'abapasiteri hano batabwiriza ubutumwa bwiza nk'uko buri, bagatumira umwigisha wo kugira ngo atange icya 10 n'amaturo, bagatumira umwigisha wo kugira ngo babone bije y'amafaranga, bagatumira umwigisha bati ngwino wigishe ku bwitange. Umwigisha akaza ati nigisha nkabonamo miliyoni, murampa mangahe? So abantu nibahumuke, nibakanguke, bizera umwami Yesu. Bakoze cyane rero baradukurikiranye ngo bakomeza kurikirana ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibarinde. Urakoze.